Hello guys. Today twasohokeye street za Nyamirambo. Nizeye ko ari shana vibe nyine nguko bisanzwe. Amazina ni Bella. Uyu munsi twasohokeye mu gace nguko mibona ikirere kirasa neza cyane. Uyu munsi tugiye gusura mu gace ka Nyamirambo ahantu hafi n'isoko. Urareba ubwiza bwaho hanyuma bundi ni shana vibe. No, don't miss up bro. Uyu munsi nyine nguko mibona nyine nigize rambo beshe. Uyu munsi rero tugiye kuganiriza abantu. Njye na cameraman wanjye munsi tugiye gutembera street. Uyu munsi tugiye gutembera street za Nyamirambo ubundi ni njye namwe imbere ya kamera. Uyu munsi tugiye gusuza umuntu dusanze yicaye hano. Ngiriwe neza. Yego. Tuje hano muri quartier yanyu ngo mutubwire ibyiza biharanga kugira ngo n'umuntu wayifuza yabagera. Tugira atetse ko nta bintu bihari bihaturanga usibye inzara ntari iki. Nose ko ari bazo dufite kukubaza twakubaza ukadusubiza. Ibintu si mu mbaza ni bwoko ni ikinyarwanda agiye gukoresha ntago bigoranye. Ari ikintu muri bumpereze se. Amafaranga arahari no subiza neza. Amafaranga arimo. Ngaho mbaza. Nyakanga n'ukwezi kwa kangahe? Ukwezi kwa kangahe? No kwa mbere. Hanyuma se u Rwanda rufite uturere tungahe? Uturere? Turere ubwo si 14 ngira ngora. Lemon parankwi. Uko mubireba rero uyu ni umusaza dusanze hano mu gace twasuye ka Nyamirambo. Mureke dukurikirane tugire tubaza n'abantu bagiye batandukanye nkuko mibona street imeze neza koko. Imeze neza? Imeze neza. Imeze neza? Cyane rwose. Umuhanda urabona bimeze bite? Imeze fresh. Uri kuyabona se cyangwa yabuze? Amafaranga ari kuboneka gake. Amafaranga ari kuboneka? Gake. None se ko mfite ibibazo ngiye kubaza uri eba ukansubiza? Nagusubiza ibyo mbashe. Ibibazo byoroshye ni ikinyarwanda nago ni ikinyarwanda cyacu tugiye kuvuga. Tuvuga ikinyarwanda? Ndakivuga. Okay, twagiye. Wambwira ibihugu byo muri Afrika. Ibihugu bibiri byo muri Afrika bidafite amazina yabo bwite. Wabimbwira? Bidafite amazina yabyo bwite. Ndakurahiye ntago nakubeshya. Utari go si bimunanira? Kitagira izina ryacyo bwite reka. Bikubwire? Kimbwira. Bikubwire? Okay, nari twakomeza ari ikindi cyazo gikurikiye. Hanyuma se watubwira muri uru Rwanda uraruzi neza? U Rwanda uraruzi? Ndaruzi. Uraruzi neza? Hanyuma se wambwira uturere u Rwanda dufite tungana? Ndakurahiye byansi. Motari. Gashwingi. Motari ntabwo abidukora. Okay, hano dufite undi muntu nanone tugiye kongera tukabaza tukumva nawe icyo bivuga. Umeze neza? Umeze neza. Umeze neza? Umeze neza. Unyobwa bari kugura se? Unyobwa nyine baragura ni gake ariko nyine baba bagenda banadufata babutwara tukabura ibishoro gutyo uko nguko. Ihangane pe umusaza. Hanyuma hano mfite inote. Ngiye kukubaza ibibazo nubishobora ndaguha inote. Birakomeye biroroshye. Nkuko ubizi nta muntu bazi ibibazo bikomeye ko turi muri street tugomba kumenya ibiri gukora bigenda kwisi. Ariko nanone hari ikibazo ushobora kubera ntabashije kwiga cyane ushobora kumbaza ibyo muri segonderi kandi ntarahageze. Oya ntago nkubaza rwose ibyo mu ishuri rwose wapi. Turi mu muhanda nkuko ubibona. Wambwira umusozi muremure mu Rwanda. Wita umusozi wa Karisimbi. Nakubiye. Manyibura ko umusore wacu ari kubikora fresh. Hanyuma ndakoze ikibazo cya kabiri ko nibazo bibiri. Hanyuma tukakurekura ugakomeza akazi. Ikibazo cya kabiri kiragira giti watubwira imirenge igize uru Rwanda? Ni imirenge 1416. Nago yabingora. Gusa warukoze kandi twari tuvugane mu kanya. Turacyakomeje street. We nugiye kure mu kanya ibihembo bya buraje bihabwa. Hanyuma turacyakomeza street nkuko bisanzwe no kwimanukira vibe ni swaga mu mihanda nta don't fair dorane.
uhora uri ready aha umuhungu ufite vibe hanyuma ubu ngubu tugiye kukubaza ibibazo byoroshye ahandi ewana ntabwo tujya mu bintu bya kure turi hano nyine muri afurika twituriye wambwira ibihugu bibiri muri afurika bidafite amazina yabo bwite ibihugu bibiri muri afurika bidafite amazina bwite sudani muri kenya mungu arirashe mungu arirashe ariko nyine push up kabisa nari umuhungu nk'uko reka kubara wa feirinda umuhungu akomeje gutsindwa turakomeza twakira n'abandi imbere ya kamera okay bagusabiye amahirwe ya kabiri ikindi kibazo kiragira giti nyakanga nuko siko kangahe tubona nyine ikinyarwanda kiracyari kure ariko nyine niyo ntego tugomba kugera kure kandi hashoboka turakomeza street tukomeza tubaza abantu bagiye batandukanye abiteguye gutsindira inote muri epo mu nyegere mwege gusa uri epo moto meze neza amazina bakwitana amazina ni Jonathan yo kwizerwa hanyuma se watubwira dufite ibibazo 5 utsindwa kimwe failing hanyuma tubwire perezida wa Kongo yitwa Felix Antoine Zisekeje hanyuma tubwire umusozi munini muri Afrika witwa umusozi munini muri Afrika witwa Everest we nukuri urumva yuko kumenya amateka bitwegereye biragoranye hanyuma tubwire mu mezi agize umwaka uko ari 12 watubwiramo 5 mu kinyarwanda Mutarama Gashyantare Werurwe Mata ya muri ko baragukopeza wandi turahindura ikibazo kuko iyo mukopeshe byangiritse bariko baravugira inyuma oka tujye kuko ikindi kibazo cyihutirwa watubwira abayobozi 5 uzi muri guverinoma y'u Rwanda abayobozi 5 muri guverinoma y'u Rwanda muri guverinoma y'u Rwanda icyo bakora ari nicyo bakora Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente akaza kizamini ko kinkubise urumva ko nyine turacyafite ikibazo mu bintu bijyanye no kumenya ibidukikije okay ngatubwire ishyamba rya Nyungwe riherereye ishyamba rya Nyungwe riherereye mu yihe ntara akarere karere ka Rusizi intara y'Iburengerazuba ntago nivuguruza okay nkuko bibona uyu nawe abaye umwe mu banyamahirwe wa muhungu wundi yagiye he nkuko bibona uyu nawe umwe mu banyamahirwe bashoboye kwegukana amafaranga bagomba gutsindira nongeye kurenda cyakomeje street